Shalom shalom bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Muri kumwe nanje Arsene Ndikuma. Ndashaka ko dusangira ijambo ry'Imana iminota mikenya gusa, kandi ndizera ko muza guhabwa umugisha. Ndifuza ko dusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo imbaraga zituruka mu gusenga. Yesu ashimwe cyane. Hari imbaraga zidasanzwe zituruka mu gusenga. Gusenga ni inzira Imana yashizeho kugira ngo umukristo wese, uwizera Imana wese, uwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo akomeze gusabana n'Imana. Muri uko gusenga rero hari ibintu byinshi tugenda turonka, hari ibintu byinshi dukura mu gusenga. Ariko uyu munsi nashaka kugaruka ku mbaraga tubona igihe cyose twegereye Imana, tugaca bugufi, tugafata ibihe byo gusenga no gusabana n'Imana. Iyo twitegereje ubuzima bwa Yesu Kristo ubuzima bwe bwose bwari ubuzima bwo gusenga. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka igice cya 22 kuva ku murongo wa 39, Bibiliya avuga ngo arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yari amenyereye. Yesu ashimwe cyane. Yesu yari amenyereye kuba ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwe bwose kwari ugusenga. Hano rero Bibiliya atubwira ngo ajya ku musozi wa Elayono gusenga nk'uko yari asanzwe amenyereye gusenga. Nshuti yanjye uri kuranyumva, ese nawe ufite ibihe byawe byo gusenga? Ufite imyanya wareserve, wasize ku ruhande ukavuga ngo iyi myanya niyo gusenga ku munsi? Uyu munsi ndasenga iminota iyi, iki gihe ndasenga umwanya ungana gutya. Yesu yari afite ibihe byiza byo gusenga. Ndagusaba nawe nshuti yanjye uri kuranyumva, ushireho ibihe runaka byo gusenga. Haleluya. Turashima Imana ko Imana yadushize ku mutima gutangiza igicaniro cyo gusenga cyitwa morning prayer. Ni isengesho dukora buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu saa 12 zo mu gitondo. Ni byiza gutangiza umunsi hamwe n'isengesho, mbere yo kujya mu kazi, mbere yo kujya ku ishuri, mbere yo kujya muri activities zitandukanye. Ni byiza kubanza guhura n'Imana mbere yo guhura n'ikindi kintu cyose. Rero turabashishikariza bamwe bakunze kubana natwe by'ukuri muri morning prayer, bagenda babona gukora kw'Imana mu buzima bwabo, bagiye bagira ibihe byiza byo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagusaba nawe by'ukuri kugira ngo niba by'ukuri ubyifuza ubane natwe muri ibyo bihe byiza byo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Rero Yesu mu buzima bwe yafataga ibihe byo gusenga, akazamuka umusozi agasenga. Ntabwo bishobora kugushobokera wenda kuzamuka umusozi, ariko uri mu rugo rwawe ushobora gufata ibihe byiza byo gusenga. Uri ku kazi muri pause ushobora gufata umwanya wo gusenga. Utwaye imodoka yawe ushobora kwikonekta mu mwuka ugasenga. Ahantu hose uri ushobora gufata ibihe byo gusenga kandi ukabona kugira neza kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu rero yafataga ibihe byo gusenga. Bibiliya tubwira ku murongo wa 40 ngo agezeyo abwira abantu ati nimusenge kugira ngo mutajya mu mosha. Yesu abwira abigishwa be ngo nimusenge kugira ngo mutajya mu mosha. Iyo tudasenga tugwa mu bigeragezo. Iyo tudasenga intambara zije ziradutsinda, ibyaha bije biradutsinda, ibibazo bije byinshi biraturengera. Bamwe bagafata ibyemezo byo kwiyahura, bamwe bagafata ibyemezo byo gukora ibintu bitanezeza Imana. Kubera iki? Babuze imbaraga muri bo zituma babasha kunesha intambara ziri imbere yabo, zituma babasha kunesha ibigeragezo biri imbere yabo. Ariko iyo bitoje gusenga Imana, haleluya, wakira imbaraga zo gutsinda ibyaha, wakira imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo ngo Imana igushuke mu mutima wo gusenga no gushaka mu maso y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 42 Bibiliya tubwira ngo data, ngo nubishaka undeze iki gikombe, ariko bye kuba uko shaka ahubwo bibe uko ushaka. Yesu yageze ahantu mu buzima bwe aho yifuzaga yuko igikombe cyamurengana, yifuzaga yuko ubuzima bwe yumvaga ko afite intege nke yareka gucungura umwana w'umuntu. Arasenga abwira Imana ngo Mana, iki gikombe niba byaba byiza kindengane. Yarageze mu gihe afite akababaro kenshi, ariko ahindura isengesho abwira ngo Mana, niba uko nje shaka ahubwo biuko wowe ushaka. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe tugera mu bibazo, hari igihe tugera muri situation, ibibazo bikatubana byinshi, intambara zikatubana nyinshi cyane, ariko iyo ufashe umwanya wo gusenga, haleluya, ubona imbaraga zo gutsinda intambara, ubona imbaraga zo kunesha. Yesu ashimwe cyane. Iyo usomye ku murongo wa 43 Bibiliya ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Marayika yavuye mu ijuru amwongera imbaraga. Kubera iki yamwongera imbaraga?
kubera ko Yesu yari yafashe ibihe byiza byo gusenga. Ese waba ucitse intege muri iyi minsi? Ese waba uremerewe? Ese waba ufise ibikubabaje? Fata ibihe byiza byo gusenga, shaka mu maso y'Imana. Imana izaguha imbaraga zo gutsinda ibyo bigeragezo, Imana izaguha imbaraga zo gutsinda ibyo bibazo, Imana izakuneshereza ubwo busambanyi bwakunesheje, ubwo businzi bwakunesheje, ibyaha byose byakunesheje, urumogi rwakunaniye kureka, ibiyobyabwenge byakunaniye kureka. Hari imbaraga zituruka mu gusenga Imana. Ndakwinginze nshuti yanjye, ufate ibihe bidasanzwe byo gusenga no kwegera Imana. Imana ibagire neza kandi Imana ibakomeze. Data, mu izina rya Yesu Kristo, senga umuntu wese ariko aranyumva, reka umuhe imbaraga zo gusenga, umuhe imbaraga zo kukwegera no kubana nawe, kugira ngo akure akomere mu mwuka, mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagire neza. Niba wifuza kubana natwe muri morning prayer igihe cyose kuva kwa mbere kugeza kwa gatandatu, hari nimero ziraho hasi ushobora kutwandikiraho tukakugezaho link. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Shalom shalom.